Shalom, shalom, twongeye kubasuhuza, turizera ko mumeze neza, turizera ko mukomeye, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Mbere yuko dutangira ikiganiro ariko, mbere yuko nivuga nongera kubibutsa of course, mugenzi wanjye ngiye kubabwira ndashaka dusuhuzanya muri no nsuhuzanya. Guys. Wow, Ngo Yesu ni umwana. Yesu ni umwana. Usa nta kandi kantu. Yesu ni umwana, ko ngako gusa. Oya, ndumva haburamo akantu. Agashyi gashira. Uzagashyi utanzaza. So Yesu ni umwami. Yego. Yesu ni Okay, umwana. tugatangira Yesu ni umwami. Yesu ni umwana. Okay. Ndi kubona ko ari mu kuntu kari. Tari Yesu mu rubyiruko. Oya. Yesu ni umwami. Yesu ni umwami. Ushaka kamera gutya ariko nawe ntushobotse. So Ni Yesu mu rubyiruko. Yesu ni umwami. Nawe niba hari ahantu uri kureba kino kiganiro ushobora kuvuga ngo Yesu ni umwami. Cyangwa ukabwira umuntu uri ngo Yesu ni umwami. Cyangwa ukandikira umuntu akamessage uzi ko atameze neza ngo Yesu ni umwami. Kubera ko ufite uwo mwana agafite ubugingo. Twizeye ko mumeze neza, twizeye ko amahoro y'Imana kiri kumwe namwe, niba utarameze neza wizere ko Imana ishobora guhindura ubuzima bwawe ukamera neza, kubera ko nicyo cyazanye Kristo. Nitwa Olivier Deva, ni umuhamya wa Yesu Kristo, Yesu Kristo wabambwe, Yesu Kristo wapfuye ariko wazutse, Yesu Kristo umwami w'abami, Yesu Kristo umutware utwara abatware, Yesu Kristo w'inzira n'ukuri n'ubugingo. Twari mugenzi wanjye Wera Justine umaze kumenyera. Nanjye Yesu ni umwami. Turabashimiye ko mudukunda, turabashimiye ko muri ibiganiro byacu, turabashimiye ko musharinga, mukora subscribe, mukora likes. Ubwo niba tugushimiye utarabikora, turagushimiye ko ugiye kubikora, kubera ko turi hano kugira ngo tuganire, dusharinge. Iyi ni Salvation Road TV, ikiganiro cyitwa Yesu mu rubyiruko. Urubyiruko rukeneye Yesu kubera iki? Kubera ko Yesu ari umwami. Kubera ko Yesu ari umukiza. Ubugingo bwacu. Kubera ko Yesu ari w'inzira n'ukuri n'ubugingo. Kubera ko Yesu abakunda cyane. Yabapfiriye, yego, yababambiwe, yabazukiye, yicaye iburyo bwa Se, ategeka, abahamagara ngo muze, abarushya baremereye barabaruhura. Birashoboka ko nta muntu akubwiye ko agukunda. Yesu aragukunda. Yabihamije ku musaraba gupfira kubera ibyaha byawe n'ibyaha byanjye. N'ubu ngubu bahagaze ku rujya kwamubwira ati wamujenewe ko ubuzima bukugoye, ko ubuzima bwawe bumeze nk'uruziga ubona nta kigenda, wakinguye nkaza guhindura amateka. Ni njye wakuremye, ni nanjye wagukiza, sibyo? Hari umuntu ushobora kuba ari kuri iki kiganiro warushye yihebye acitse intege avuga ati njyewe famiye yanyanze, inshuti zanyanze, abavandimwe, ababyeyi nta muntu unyitayeho, sheri wanjye wenda yanze urushako rumeze nabi, ariko Yesu aragukunda cyane. Yesu aragukunda. Ntabwo ari amagambo yanjye yarabihamije. Yesu aragukunda, ubyizere mu mutima wawe ko Yesu agukunda, ubuzima bwawe burahinduka. Ni Yesu mu rubyiruko. Meze neza? Urakomeye. Yesu mfite courage, nubwo akagripe kariho ariko mfite courage, meze neza. Yesu se akomeje kundyohera, Yesu akomeje kunezeza. Umunezero we ugenda ukura buri munsi, so meze neza, ndashima Yesu. Yesu mu rubyiruko nkabonanye. Urubyiruko nduhoramo, mbese ko nanjye ndi urubyiruko. Ukarubwira Yesu, ari nk'umuntu wenda waganije Yesu muri iki cyumweru. Of course, urumva nta kindi kintu ngiye mvuga Yesu. Kubera ko ibyo navugaga kera amagambo yashize ivuga. Umuntu wongeye kumpa ijambo ni Yesu, rero numva nta kindi byo kuvuga mfite. Hari ibindi navugaga mbere ariko byageze aho nyine birakama, ariko uko mvuga Yesu arushaho meze nk'umuntu uri kuhira mu murima wera. Icyo kinyarwanda ari cyumvikana neza. Ikinyarwanda ni mwinshi, nasamye ndyohesha birayi. So Yesu uko ugenda urushaho kumuvuga uba umeze nk'umuntu uri kuhira umurima wera, niko agenda akura, agenda yaguka, agenda akura muri wowe, agenda aba muzima, agenda abyibuha muri wowe. So rero ntekereza ko nta yindi nkuru yo kuvuga mfite. Uramutse umbwiye icyo avuze ngo ntekera kuvuga Yesu, waba umeze nk'umuntu undoze umunwa, kubera ko ntukwiriye kuvugwa guys, ni umwami w'abantu, ubundi abandi bose. None hari inkuru, hari n'amakuru bitandukanye. Bitandukanye. Inkuru n'amakuru abanzi gakwiye. Imitego y'abantu ariko namwumvise umutego wowe. Inkuru n'amakuru abanzi. Wabanje kumva amakuru Yesu, yabanje kumva inkuru ya Yesu. Namvisha amakuru ya Yesu.
Utekereza ko ayo makuru yavuye he? Yavuye ku kuri. Ayo makuru yavuye mu nkuru ya Yesu. Ushobora kuvuga amakuru ariko atarimo inkuru. Ariko mu nkuru habamo amakuru. Bakoresha imibare kwiga Ikinyarwanda. Ibinyarwanda sunda ya tubazaniye inkuru nziza ya Yesu Kristo irimo n'amakuru meza y'urukundo rwe. Uyu munsi umeze neza, nanjye nkameze neza, murabizi ko tuganira kandi mbibutsa yuko ibyo tuganira ntabwo ari uko turi intyoza kubarusha, ntabwo ari uko turi abamenyi kubarusha, hari ibyo twamenye nawe hari ibyo uzi tugira ngo tuganire kugira ngo ahari hagire undi uri mu mwijima wamurikira, ahari hagire undi wari uri kuva mu nzira yigarukamo, ahari kugira ngo hagire uri mu mwijima wongera gusubira mu mucyo. Niyo ntego yacu. Ntabwo twigisha, ntabwo tugira gute, turaganira ibyo tuzi nawe n'ibyo uzi kugira ngo duhane amakuru nk'abana. Kandi nawe utari umwana w'Imana uze ujye mu muryango. Baravuga nturese ngo ngiye ngo kuki nari umwana w'Imana ukaye ntakijijwe. Nyine ngo kuba ntakijijwe ntabwo bivuga ntari umwana w'Imana, n'undi Imana niyo yandemye. Hari abantu b'Imana n'abana b'Imana. Abana b'Imana n'ababyemeye, n'abemeye kwakira Kristo, kubera ko umwana utari iwabo ibyiza byo mu rugo ntabimenye. Ushobora kubura umwana wo mu rugo ariko waravuye iwacu, usanga wenda uri kurya impungure cyangwa uri kurya intagarasore kubera ko nyine uri umwana wanze kuba umwana wo mu rugo, ariko iyo wemeye kwakira Kristo intama ze ziramuzi nawe arazizi. So nawe rero ushobora kuza ukajya mu bana b'Imana ugafata ku munezero wa Yesu. Uyu munsi turaganira ku kirere. Iyi topic tumaze kuvuga ko tuzayivugaho, njye natekereje ibintu byinshi, nabo baraza kutubwira gusa ni topic twese twibaza. Ugasanga abantu barabipfa ariko ntabwo hano tuje kugira icyo dupfa, ahubwo buri muntu aravuga uko abyumva, kubera ko buri muntu yumva bitandukanye. Tudakomerekezanya Ikinyarwanda cyane ko kibaye mu Ikinyarwanda tudakomeretsanyije utumye binanira. Tudakomeretsanyije ibitekerezo byacu ntabwo bikwiye byanyu, kugira ngo dufashanye nk'abaryi b'imbuto, nk'abagenzi bagana Siyoni. Niyihe rero topic dufite muri Yesu mu rubyiruko? Yesu ni imyambarire. Yesu mu rubyiruko, imyambarire y'abantu bagendanye na Yesu. Tuzi ko nyine buri hari imyenda ujyana gusenga, hari ibintu nyine twe dufite nk'abantu twagize gutya kandi koko ariko bimeze. Hari imyenda ujyana nk'ahantu bakakubwira ati yo uzanye imyenda ya pisine, hari n'imyenda ujyana gusenga bakakubwira ati kabisa yaragiye gusenga yambaye neza. So tuje kuganira ku myambarire, imyambarire y'abantu bamenye Yesu. Hano tuvuga Yesu, abantu bambara bati ese koko umuntu uri kumwe na Yesu hari imyambarire akwiriye kugira itandukanye? We ntiyakwambara bikini. Rero bisobanuye neza wenda kugira ngo ni ukuvuga ngo ntekereza ko icyo urimo uravuga ni ukuvuga ngo umuntu wakiriye umwami, umuntu wamenye Kristo cyangwa se umuntu usenga ukijijwe yakaba yambara gute? So ntekereza ko wenda ni deba nini abantu bazaganiraho kugeza hari Yesu agarutse. Twarabisanze nanjye bambaraga pati imwe, kubera ko bavugaga ati ngewe ariko ibyo babyita ngo dress to kill. Ubundi first of all to kill uricaye abantu b'Imana, turambarira iki kwicira abantu b'Imana? Ngewe niko mbitekereza, ngo n'abandi bazatubwira uko babitekereza. Urumva hari ibintu twebwe twakuriye mu madini mbere yuko wenda umuntu ajya kuba mu byaha, aho Yesu yadusanze twakuriye mu madini. Rero buri idini n'umuco birajyana nyine. Hari ukuntu twakuze wenda kera, uretse ko imyambaro yari ibyo abantu bita kwambara neza byari bigihari, nyine abantu bari bacyambara ibyo bita kwambara neza, nyine ibintu birebire n'iki byose. So rero hari ukuntu ubwo buzima kubera kubukuriramo ari bwo ufite mu mutwe wawe, atari uko ukijijwe
atari ukuzi Imana atari ukuzi Kristo ko kubera ko nyine niwo muco nibyo wakuze uzi ko ari ukuntu abantu bambara noneho kugenda ukura ngende ndibuka n'igihe ntari ngisenga pe naraguye ntabwo nakubishinzwe utuntu natureba ko nkaba turwamuntu ku myambe ariko ukuntu nabona umukobwa yambaye ntabwo twagendana kandi ndi umupagani pe ntabwo nabona uko nari nkijijwe ahubwo nyine ni cya kintu muraba yarakuriyemo kikamugumamo kikagukurikirana tu ariko mu by'ukuri bikaba ari ibintu biri aho ngaho tu ubundi ukaba uri umuntu wikora ibyaha ariko ku ruhande rumwe umeze nk'umuntu uca imanza uvuga ati se iriya myambaro ariko iki n'iki atari n'uko ukijijwe gusa kubera ko niko wakuze tu urumva ntekereza ko ari aho ngaho nyine byahereye byo gutekereza ku myambarire y'abantu n'iki kubera ko nabayeho mu buzima bunyereka nyine n'ishusho y'uko kwambara umuntu ashobora kwambika umubiri ariko mo imbere yambaye gusa Kinyarwanda cyo uracyumva se mwinshi nawe ushobora kwambika umubiri ariko imbere hatambaye tu sibyo kubera ko nagiye mbona abantu bambaye bya bindi nitaga yuko ari byiza bakora ibintu bibi mbona n'abandi bantu batambaye ibyo twita bibi badakora ibintu bibi tu gusa nyine kubera societe turimo yo urabizi turareba turajazinga tugira gute so rero izo experience ebyiri zombi narazibonye nzibona ntarakizwa maze gukizwa rero byaramfashije tu ntabwo nahita ngeraho nawe banze umbwire kwanza hayi wambaraga pate wavugaga pate imwe byabaga bimeze ibintu byo kwambara njye nari umuntu wambara nabi pe sorry munyihanganire nakagripe nari umuntu wambara nabi nambara gusa menya nabaraga numva nakwambara icyo nshaka kose bikava niko kundi kumva ushaka gukora icyo ushaka yamahitamo n'ubundi kumva nyine hari ibintu wigomba allow me to enjoy myself ngewe mundeke munkoreho ariko uwo muntu ubundi ngewe mba numva okay wenda ntituragera ko umuntu abyumva ariko ngewe mba numva umuntu wamurika uramurika ngewe nta muntu wambwira ngo wambare neza reka da umwuka wera uko nagiye negera Imana hari ukuntu amahame y'ubwami nyine data ariyubashye ese iyo waba ubyambaye wabaga wumva nyine nta kibazo bigutwaye ntabwo ujya gutekereza kuko abantu babibona uko babyumva bavuga ari ibyanjye ubu ugahura n'umuntu akaba yakubwira ati urakabye ukumva arakwinjiriye ukumva umubitse mu mutima byegereje umutima ku buryo uwo muntu muhura ukamurebana nabi hari bitamureba ariko nyine imyambarire ni ikintu kigoye cyane hari ukuntu dusigaye twambara umuntu akirebaho ubwe kandi uraribwa n'abandi ntabwo uri mu isi yawe wenyine uri kumwe n'abandi bantu ariko wiyambariye ngo wirebe batwigisha urukundo ariko uri gushaka we wenyine wajyana wowe uriho ku isi yewe urabona tubyiruka urabona twabyirutse twebwe hagezweho indirimbo za hip hop noneho ibintu nyine nabikundaga tu noneho urumva hip hop rero no kumanura udupantaro birajyana nyine turumva uko umwaka washiraga niko nabushaga kumanura mvuga nti abandi ndabona baransize ariko mu by'ukuri ntabwo nari nzi impamvu byambara tu nabaga numva bigezweho none ariko nta n'umuntu wigeze ambwira ububi bwabyo nyine by fact urumva it's okay nta n'umuntu wigeze ambwira ngo ibintu ni bibi nyine ngambwira impamvu rero njye ntamenye ikibi cy'ikintu neza nyine ngo nyumve birangora kukireka tu ntabwo ariko ujya uzamura amapantaro ujya ugira gute abantu ibi bintu biratwika urumva pocket zigira na demarishe zazo turushanwa nyine kugenda ukurura amaguru ukurura amapantaro nyine kubera ko ni ibintu ukora nyine utazi kubera ikindi ukora ariko ukumva nyine bya bintu bavuga nyine ati ni ubuzima bwanjye ibintu bitwaye cyakoze njye Imana na mbere yuko nkizwa narese pocket nyine ntaranakizwa hari utuntu Imana yaragiye itegura mbere nagiye mu bintu byo kumodaninga noneho ngezemo umunsi wa mbere njya kumodaninga umunsi numva nari umuntu wambara ama big down
nari umuntu nyine uvuga ngo utuntu tw'uducupa utuntu tw'uduki oya nyine niyo mentality yari hari muri industry icyo gihe ahubwo ugomba kwambara ipantaro ingana nka gutya igishati n'igikweto noneho rero njya muri casting mu bantu barambwiraga ufite taye y'abamodo uzajya mu bintu bya fashion n'iki nkajya kuganira ibintu byaba ari abantu urukundo twabitaga ntabwo nabijyamo noneho hari umuntu twagera umusore twariganye aranyimvita arambwira ari casting uzaze avuga nyine ntawamenya reka ngiye tu nagezeyo nkajya mbona meze nk'umunyamahanga ndavuga se ahantu ngeze ko nkabona nyine bajya mu dupano tw'uducupa bari kunyanyagira udukweto tugenda tuvuga banyaruka barambwira ngo nze muri casting bana yaye kuri breakdown nari nambaye kuri icyo gihe nari nambaye igikweto kinini cyari urugendo rutoroshye urumva cyakoze amahirwe nagize wenda bashobora kuba barabonye tayanjye bakabona umusawa nicyo cyatumye bamfata ariko nari nambaye kuzamura si ipantaro udupantaro hari ahantu bambara ntabwo wapfa kukamanura pe byaba bisa nabi cyane uko nyine ibintu by'amapoketi nashidutse narabiritse ku bwake Imana birakanyijije nta mbundi ikoresheje urumva ariko ntabwo nari nzi ngo mbikorere iki cyakoze nyuma naje gusanga nyine nta n'impamvu yo kubikora nari mfite so ntekereza ko hari igihe umuntu akora ibintu kubera ko biri trend kubera ko abona abandi babikora ukabona wenda niba uri umuntu wikundira aba celebrity runaka wabona ukuntu yambaye ukabona bashaka kubyambara muzi impamvu abyambara juste gutyo tubona ari ngo ari urugero kubera ko ako kantu ka pocket nyine nakagiyeho ibibazo n'ababyeyi igihe kirekire bakajya bambwira ati niba bikunaniye jya ubimanuye ikabutura byawe usohotse mu rugo ariko nyine ntabwo numvaga impamvu ngomba kujya kubera ko numvaga mbikunze ariko mu by'ukuri ntacyo byari bimariye ntacyo byari bimariye famiye n'Imana ntacyo byari bimariye so rero ntekereza ko hari ibintu byinshi dukora mu Kigali hari imyambaro myinshi twambara mu Kigali ku buryo wazungutse kuki wambara gutyo ndabikunda gusa so rero sinzi wowe nyine experience yawe yindi mbere ko tugana kuri conclusion noneho ikintu nabonye munyihanganire ikintu nabonye hari ukuntu gukurikira Yesu ureka kwirebaho kubera ko twigisha urukundo noneho ugatangira kureba ku yindi side ese nk'ibi ngibi mbyambaye birubahisha Imana ese nk'aka kantu nkunda Kristo akavuga wiki rero iyo ugiye mu bintu byo kugira nkuko nyine twirebaho wirebaho ntabwo wazigera wambara neza ariko iyo utangiye kumenya nyine amahame wagiye tukubwiye umuntu wakijijwe uri mu nzu y'Imana ukirwana no kwambara iyo myenda ntabwo ugomba kwirebera mu gihe tugira urukundo ujye ko niba dusengana na mwene data ukivayo nkaza hari ukuntu nkakwambarira akantu mwana nakwegera kandi muri worship tuzamura amaboko yego udupira ni ngombwa tayi igomba igaragare usibye ko ari akazi ka Mwuka Wera ariko ari bitari ngombwa gukurikira Yesu rero arutumureka tumwe tutagufitiye inyungu mu byose turabyemerewe ariko bizufitiye ubwo ni bikeya so hari ibintu nyine bitari ngombwa nkanjye nambara gusa pege amafoto arahari nambara gusa cyane nambara agapate pate icyo nambaye ubwo nibirebire yego najyaga byambara ariko gusa nibwo kenshi nambara agapate niyo mwambaro nk'iyi ariko se yigeze guhura n'umuntu yari umuhungu menya byaramurenze arandeba gusa ngusha ngo wambara ubusa pe wambara ubusa pe noneho okay ntabwo byambabaje ari inshuti yari nk'inshuti yanjye ntabwo byambabaje ariko nyine navuze ati barabibonye biri too much so kwambara ubusa ni akantu hari utuntu turekura ku bwa Kristo Kristo araryoshye ku buryo warekura ikintu cyose n'inshuti urazireka kubera Yesu ntuzireka byo kuzireka ariko hari inzira uhitamo wenda uwo batarayihitamo biterwa nyine tukuvuga umuntu uri muri ubwo buzima hari ibintu reka wakundaga ushaka kumurikira nikorere umusaraba nkurikira siga byose nshuti wifata twa tuntu utwifatireho ufata ubwo
hari icyo ugomba gusiga njye rero nasize kwambara gusa ndi kuvuga ku ruhande rwanjye sinzi wowe wahuri wese bimeze biti pocket ugine ziyajyaza pocket urumva nagize imana pocket nyireka mbere ndi kukubona uri pocket yawe ndi kubyakira ndi kuyikurura uzabasiga yambarira pocket ikintu cya mbere pocket izana demarche yayo pocket igira ingendo yayo ngiri ko agendaga kuri anda urumva ndundika nyine ntabwo urumva ari demarche nyine wambaye pocket ntabwo wambara pocket nyine mugenda wambaye tise kandi ugenda udundika nyine hari ukuntu ugenda uhengamira iruhande rumwe umeze unavuguta kandi ko kuvuga ati ubyita kuvuguta nyine uvuga gutya urumva n'imvugo igomba guhinduka sana urayibona urumva urashona tuno tuto kwigira gutya nyine two kudundika kubera ko nyine buriya buri myambaro yose igira amategeko yayo hari ukuntu wambara ukagenda uko iyo myambaro nyine imeze hari n'ukuntu wambara ukitwara uko iyo myambaro imeze urumva buriya haheze zigira demarche zayo niyo mpamvu iyo umuntu abyambaye atabisobanukiwe agenda yimana so ni wango rero urumva nagize chance ibyo bintu by'amapoketi mbere kambere cyane mbona nta n'ikintu byari binamaze so nagiye gukizwa byo naramaze kubibohoka urumva tangira gukurikira Kristo ariko nyine ukantu k'imyambarire ko n'isanzwe ngashidikanyaho cyane kubera ko nabo bose nyine why nyine hajya mvuga ni wakabaye nyine hari ukundi kuntu wambara ariko Imana iza kumbishurira yuko iyo nyine ibanza kwambika umuntu w'imbere kuruta uw'inyuma so hari ukuntu twebwe nk'abantu ushobora kubona umuntu udakijijwe mbere yo kumubwira Yesu ukamubwira ko yambaye nabi kandi mu by'ukuri kwambara nabi kwe kuravamo imbere niba njyemo imbere nambaye ubusa imbere inyuma nakwambara gute uri kumva saba kugira ngo nze mubwire ngo ambara nakabanje kwambika umutima wawe kuko akenshi bene uwo muntu uramukomeretsa ntabwo mukiganiriye uramurakaza ibintu bigapfira aho ngaho ariko iyo uje ukamubwira urukundo rwa Kristo wenda hari wa Kristo yamugezemo agenda amwereka nk'uko nawe yakweretse sinekereza ko hari umuntu ari kukwigisha ukuntu wambara ntabwo bishoboka njyewe umuntu wari kumuraho nka deshire yanjye aha hose haciye uwo muntu ntabwo twaguzanya kuvugana nagendanye na Yesu naje nambara busa naje nambara amadeshire ntacyo byari bintwaye n'umuntu ari kubibwirisha aho twari kubipfamenye ariko nyine ari ukuntu ugenda nawe na Yesu ukavuga ati rero hari ukuntu ngomba kwambara kamere kugira ngo bibe nyine kubahisha Imana kubera ko ntakiri uwanyu mwigenge rero utu ntabwo bagomba kutukwigisha mu rusengero n'utuntu nawe utekereza Imana duhaye ubwenge ukamenya atanu undi kwambara bityo bimeze bityo umwuka akagufasha ibyo bikunaniye ukamubwira ati nikundi yadeshi arakwihorera kabisa mu gaterana akakuganiriza Imana aho irwana ni imbere urwana no kwambika imbere wa mwene nk'uko bivuze inyuma nkeka ko ari ni ibintu nyine Imana yikorera n'umwuka wera niyo mpamvu yaje nk'umufasha njye nakurindiwe n'umwuka wera sinzi ukuntu ntacyambara deshi kandi umuntu uri kubivuga hano arasenga kandi akunda Imana ariko afite deshi ariko njye n'utuntu nyine twa tumeze nk'utuntu ntakambaye ari utugirwamana nakagize kana deshire niba atari deshire ubwo uhita wambara mini buci utu tuntu sinzi uko naturetse nanjye ni imbaraga z'Imana kuko hari igihe ubona n'umuntu ukambaye ugashuka ukavuga ati sohoka kurya sinkikambara byagenze gute kwibuka ko nyine ari Imana ikora ibintu birashoboka yuko nawe dukurikiye wibaza nk'uko twibaza cyangwa se uri umwe muri abo twariho mbere nawe wajya muri comment ukatubwira wowe bitekereza wiki wowe ubyumva ugatanga itekerezo cyawe udasenya umuntu cyangwa niba ucyambara pate utubwira ati pate ngera nawe yari imeze gutya cyangwa utubwire ati sha nanjye byarangoye ariko nagiye umuntu cyangwa se utubwire ati ngiye biracyambere umutwaro sindabashe kubireka cyangwa se utubwire uti wenda ndi mu rugendo kandi ndumva hari aho ndimo ndagana bitewe n'uko ari nshaka kubaho kubera yuko hari abo twaribo hari n'abo turi nabo dushaka kubaho kandi ibyo byose uko byagenze abo twaribo yari amahitamo yacu mabi abo turi bo ni amahitamo meza yuko twakiriye Kristo abo turi guhindurwa bo ni Kristo uri kuduhindura
so icyo ntekereza nuko ari amahame y'ubwami cyane habanye n'amahame yacu kubera ko uravuga ngo ngewe muri Kristo nta ngewe ubukiriho kubera ko ntabwo ubukiro wowe ngo wigenge ntabwo ubukivuga ngo ngewe ibi ngibi nibyo nkunda ahubwo ureba ibyo Kristo akunda uko iyo usomye Bibiliya hari story ya Vashti urayizi nasomye story y'ukuntu Vashti umugabo we yamubwiye ngo aze kwiyerekana bavuga yuko yamusaba ko azatambaye cyangwa se yambaye ibintu bimugaragaza uko ameze uri kumva Vashti aranga so niba umuntu yaremeye guheba ubwamikazi kubera kwanga kwambara ubusa ese ni kwambara ubusa cyangwa akana ko no kuvuga ngo amateka avuga yuko yakuza kwerekana ubwiza bwe yamubwiraga kuza yambaye ndeba ukuntu nyine mwese muri modari nk'uko bambara ubwo nyine aza yambaye ibintu bimugaragaza ku buryo ubwiza bwe ntabwo bwo mu maso nese kuki bavuga ngo yanze kuzanwa n'itegeko ry'ubwami no kuvuga ngo icyo amateka avuga yuko nyine we yamusabye kuza kwiyerekana icyo Bibiliya ubwiza bavuga hariya ntabwo bavuga ubwiza bwo mu maso imiterere y'uko ameze nyine nawe tekereza kuza kuzenguruka imbere y'abagabo basinze bagize bate wambaye ko ashaka aza yambaye yemera guhara ubwamikazi bwe ahisha ubwambure bw'nyine ariko twebwe nta na sengana umuntu aba yagoye ari kuvuga ati so dufite ukuntu hari ukuntu wenda tutarajya ku musozo hari ukuntu iyo tuvuze nk'iyi topic hari nk'umuntu ubyegereza umutima murakabya ariko nawe uzajya ugiye kureba perezida koko wagenda wakubisemo tugiye gusenga kuki ushobora kujya utajya kureba perezida wambaye pati ariko wajya wenda mu nzu y'Imana ukaza wambaye pati ego Imana yagukunda ariko ari utuntu nyine Imana yadusigiye ubwenge bwo kugira ngo urekonese ugati aha ndajyana iki kandi ariko ari mu nzu y'Imana wambara gusa neza n'ahantu utakwambara neza so murabona nambaye nabi ishati n'ibitari iciye nka gutya na gutya iki gice kitagaragara sinakugira ntekereza ko umuntu niba ushobora kujya mu rusengero ukambara uko wita neza kandi Bibiliya ikabivuga ngo turi umunyu w'isi so ya myambaro ujyana mu rusengero hari imyambaro umva utajyana mu rusengero ntekereza ko niba uri umunyu w'isi ya myambaro ujyana mu rusengero akaba ariyo wambara no mu isi kubera ko mu rusengero turi abantu wenda benshi bakijijwe nubwo barimo n'abadakijijwe baba bafite utuntu tundi bareba ariko niba nyine imyambaro ufite igutera isoni kujyana mu nzu y'Imana ukaba uzi ko uri umunyu w'isi izamuto wera mu isi zimariye iki niba abantu bo mu isi ukiriyo turabwira wa undi waje ahubwo agenda akaguruka hamwe avuga ati ngewe ariko mu rusengero fayini ariko hanze y'urusengero ugomba kuba ngiye kubera ko buriya tumara iminsi myinshi hanze y'urusengero kuruta mu rusengero kenshi buriya hose akeneye kwambara neza so rero niba turi umunyu w'isi rero wakabaye wibuka yuko nyine hari umuntu ushobora guhindurwa n'ubuzima bwawe cyane kuko ntabwo igihe nshobora kuza kukubwira ikintu cyakunaniye kandi nanjye ntaragishoboye none ukuntu bavuga ngo bazabamenyera ku mbuto zayo ni imbuto ubundi ni ingeso uburyo witwara uburyo uvuga uburyo wambara ibyo ni imbuto hari umuntu ushobora kubona ukuntu wambaye akaza kuza mu rusengero none harimo kandi tugomba gutanga ubutumwa umuntu wigeze kuvuga ngo iyo wambara mini ushaka umugabo wanjye ariko nyine rukuruzi kurura icyuma rukuruzi kurura icyuma ariko ko ntekereza niba turi abana b'ubwami tugomba kwambara nk'abana b'ubwami imyambaro y'ubwami buriya ni buke alo ngira ngo niba ujya ureba nk'amafilime y'ubwami cyangwa histoire z'ubwami hari ukuntu abana b'ubwami nyine bambara ukuntu abana b'ubwami bitwara bambara sonekereza ko natwe turi abana b'ubwami bw'Imana kandi Bibiliya ivuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe n'ibitekerezo byawe n'imbaraga zawe zose kandi kugira ngo ukunde mugenzi wawe uko wikunda nanjye uri muri iyi si niba rero waragandukiye Imana ko ganduka wese mbere y'uko ikintu ureba ko ugikunze urebe mbese ubundi Imana irakivuga iki hari n'ukuntu umuntu avuga ngo ngewe mu mutima ntabwo ncira urubanza ariko umutima waba barabaye akahebwe
urumva akaba yatingiye umutima n'urubanza kubera ko umutima wawe wanze ko Yesu awinjiramo yarakomanze arakomanga ariko uravuga ati Yesu hano uzahinjira abati ibyo wigira byose hano ntuzinjiramo noneho ukajya ubwira abantu ariko ngewe numva nta rubanza umutima ucira ariko Yesu akavuga ati impamvu ntarwo ni uko wabaye akahebwe nyine aho hantu wanze ko ninjiramo so rero emera ukingure nako kumva nako yinjire mu nakubwiye kubera ko hari igihe nyine umuntu aba urusika urukuta aho kuba ikiraro nyine kubera utuntu tudetaye dutoya noneho bo reka baze kutubwira muri comment ukuntu babyumva twe no ku igitekerezo cyanjye na Deva ahubwo hari ukuntu duhuje nahise ko biri wede bandende nawe ukunze kubyumva nawe uri kuri kubyumva ntekereza ko nuko nyine hari wenda hari ahantu hamwe turimo turareba so cyangwa se wenda ari uburyo bumwe twahindutse mu nyine ubwo iyo wamaze kwiha Kristo ntekereza kugendera mu nzira zo kugendera mu nzira zawe nanjye wambaraga pate nyine muri pate imwe hari imyenda mfite imyenda y'ibihamya rero ubu ngubu nkaba ndi kuri iyo site bikerekana ko ibyo bintu nyine ni ibintu byo gukorwaho wahinduka ntabwo ari uko uteye nanjye ikintu kizavuga muri komezi nta muntu umeze uko atahinduka imbere y'Imana hari uko wabyumvaga hari n'uko wenda ubyumvishe hari n'uko wenda ushaka kubyumva ariko icyo tugamije ni kimwe ni ukugira ngo nk'abajene nk'urubyiruko tugendere ku ntumbero imwe twubahisha Imana atari amagambo gusa ahubwo ubuzima bwacu bwubahisha Imana duse nk'abana b'ubwami tugende nk'abana b'ubwami dukore nk'abana b'ubwami atari amagambo gusa ahubwo imibereho yacu dusoza rero ni iki wabwira abantu badukurikiye abantu barebye ikiganiro cyangwa bazakireba mukomeze murebe ikiganiro Yesu mu rubyiruko ntabwo uteye isoni kuvuga Yesu ntabwo uteye isoni biraryoshye niwe ukwiriye kuvugwa mu bintu byose bivugwa niwe wenyine ukwiriye kuvugwa kuko niwe utubeshejeho twese so ni byiza ko iki kiganiro ngunda mukomeza kugikurikira kandi nyine n'ibintu tuganira uwo biri bufashe ajya tubwira kandi aho mudukosora mujye mutubwira mukunde Yesu umwami hari icyo mbabaza ndakubaza wowe urabitekerezaho iki se wowe Yesu yahinduye iki mu buzima bwawe ni iki waretse kubera Yesu ni iki ushaka kureka kubera Yesu ni iki kikugoye ari gushaka kureka kubera Yesu kuko niyo ntumbero yacu kandi niyo ntego yacu rero komeze mudukurikire komeze mudukunde mukomeze muri ibiganiro byacu kandi mukomeze muganire kugira ngo turusheho kwagura ubwami bw'Imana kuko niwo murimo Kristo yadusigiye nange mugende mushyire ibitekerezo byanyu mushyireho inyunganizi mushyireho inama kandi niba ukeneye no kwamamaza uze wamamaze mu kiganiro cyacu niba ukora ibintu byemewe mu bwami uze wamamaze twamamarize natwe tumere neza kugira ngo dukomeze tugendere muri uwo munezero wa Kristo rero icyo nababwira Yesu arabakunda Yesu arabashaka Yesu niwe nzira niwe kuri kandi niwe bugingo jambo riravuga ngo niwatuze akanwa kawe yuko Yesu Kristo ari umwami kabyizera mu mutima wawe yuko yagupfiriye niba nibeshye uzakizwa rero nta yindi nzira nta bundi buzima uretse ubuzima burimo Kristo bwonyine icyo nakurarikira mwene data uvanye kuri iki kiganiro emera gukingura Yesu umutima wawe emera kuyobore emera kugenge emera gutegeke mu bujene bwawe ntabwo nzi ibintu byinshi ariko hari ikintu kimwe nzi ntashidikanya nzi neza nshobora guhagararira ku maguru yanjye nkahamwe n'ubu ubuzima bwawe Yesu ntabwo uzicuza hari imyanzuro myinshi wafashe wicuza ibintu byinshi wakoze wicuza ariko ikintu kimwe uzakora utazicuza ni ubw'ubuzima bwawe Yesu hari ubuzima muri Yesu rero dushimire umuvandimwe udufasha mu mashusho Theogene kuri kamera Imana y'umugisha kamwakira kandi tumusoza ndaje ntakibazo ndabaza kubereka umuntu uri inyuma y'amashusho meza mubona ese yazajya aza imbere akabiyereka ntabwo abikunda bamwita ndumva ubivuze harimo na kuno scratch
so turamushimiye Imana imumugisha Imana ikomeze imuhe ubuhanga hatarakomeza afata amashusho ahindura imitima ya benshi kandi icyo twifuza nuko twazahura muri cya gihugu umunsi umwe so Yesu arabakunda yabihamije ku musaraba apfa kubw'ibyaha byacu n'ubu aracyadukunda kandi aracyadutegeye amaboko Imana ibarinde Imana ibahe umugisha Imana ibakomeze Imana ibagure Imana ibashyigikire nitwa Olivier Deva iyi ni Salvation Road mukore subscribe mukore like na share Imana ibarinde Imana irabakunda harakabaho u Rwanda shalom